Dore inkuru iteye ubwoba, wa nkuru we uri incamugongo. Mbe banyarwanda banyarwandakazi, noneho iyi nkuru iteye ubwoba. Umunyarwanda yaravuze ngo dore inkuru iteye ubwoba, kandi wa nkuru we ndimo ndakureba nkabona uri incamugongo. Iyi nkuru nayibonetse kano kanya, iyi nkuru ni incamugongo, kuko ibi ngibi yabivuze hari umuntu umaze kwitaba Imana, umuntu umaze kuva mu mubiri, umuntu wari umaze gupfa. Aka kanya naho turi kureba muri sikirini yacu, turimo turareba umwana w'umusore umaze kuva muri uyu mubiri, ariko akaba bitewe n'umuntu w'umudogiteri wakoraga ku bitaro bya Muhima. Murambaza uti iyi nkuru byaba byagenze bite? Nibyo turi hano kugira ngo tubasobanurire, ariko duhana tunatesha. Mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe, nimutekereze ibyo twanyuzemo, nimutekereze murebe urugamba twagiye tunyuramo. Ese koko hakagombye kuba hakiri umuntu utekereza ngo nakwica umuntu, akaba yagera ku rwego rw'uko abishyira mu bikorwa? Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye ubwoba. Ibi bintu byabereye mu kagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kimisagara, aho ni mu mujyi wa Kigali, kuko ni muri Nyarugenge. Aha niho byabereye. Uyu yari umugabo w'umudogiteri ukora ku bitaro bya Muhima, aho yari afitanye ibibazo amakimbirane n'umugore we. Aya makimbirane rero yari amaze igihe, aho umugabo yamushinjaga yuko umugore ari umusambanyi. Byenda turaza kuvuga no ku bagore, ariko mwabagabo mwe namwe nimubanze mwitekerezeho. Niba ikibazo kibaye, ntabwo umwanzuro ari ugutekereza kujya kwica umuntu. Wa mugore we wagiriwe amahirwe ko warokotse uru rupfu, ariko nubwo warokotse uru rupfu, ntabwo bikwiye yuko ugumya kujya muri izi ngeso zitari nziza. Uyu mugabo rero yatashye ajya mu rugo agirana amakimbirane n'umugore, ariko haza kubaho ikintu cyo kuvuga ngo abashinzwe umutekano, babandi bakora amarondo ya nijoro, baza kuza baje gutabara. Ariko ubwo bazaga gutabara, ntabwo byagenze neza, kuko uyu mugabo yagiranye amakimbirane n'uyu mugabo waroje gutabara, ndetse biza gukurizamo urupfu. Babanje kujyaho baragundagurana, bararwana, ariko biza kuba iby'ubusa. Ngira ngo murimo murabireba, aho babanje kurwana, abanza kumuturamo. Urabona habaye imirwano ikomeye cyane, habereye imirwano ikomeye cyane, ariko umugabo ntabwo yarebye imirwano iri kuba ngo byibuze aze kuba yarekeraho, ahubwo byarangiye amutuye. hari ikintu cy'icyobo aho barwaniraga, maze umugabo akimuhirikiramo. Nyuma yo kukimuhirikiramo kandi ntabwo yatuje, ahubwo yafashe n'ibuye arimutera, riragenda rigwa mu gatuza, aho uyu musekirite atigeze asambana gakeya, ahubwo yahise ahasiga ubuzima. Ariko ngiye nkibaza, mw'abantu mwe, mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe, ni gute umuntu yikora? Murabona habaye imirwano ikomeye, babanje guturamo n'uyu mugabo, ariko bamaze kumuturamo w'umuganga, ntabwo byarekeye aho. Sinzi aho yanyuze, abavuyemo, arongera bararwana, imirwano irakomeza, ariko birangira wa musekirite, ndetse hari n'igihe cyageze uwaruje kubakiza nawe bamuhirikiramo. Ntabwo byarangiriye aho, bakomeje bararwana, bose baza kumanukiramo ari batatu, ariko umwe sinzi ukuntu baje kuvamo, umwe bamuturamo, uyu musekirite abamanukiyemo, bamutuyemo, bafata uyu mugabo afata ibuye ryari rihari ryapima nk'ibiro nka 50, aba rimukubise mu gatuza, aho atabashije kuba yahise ahasiga ubuzima. Ariko ngewe nkibaza nti, ese ni gute umuntu wize akiga kaminuza
akiga segonderi, akiga pirimeri, akiga ishuri ry'ubuzima, yarangiza akabona ibintu byabereye muri iki gihugu, akaba agifite ibitekerezo byo kuba yakwica umuntu. Mwabantu mwe, mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe, iyi nkuru irababaje, iyi nkuru iteye ubwoba. Njyewe nkibibona numvise nsheshe urumeza. Ndagira ngo mujye mutekereza ku byo mukora, tubashe gukontorora imijinya tugira. Ese wa mugabo we wabashije gukora ibi ngibi, nubwo byenda se reka tuvuge yuko uyu nguyu we abashije kuhasiga ubuzima, ntabwo ibye birarangiye. Wowe urafashwe urajyanywe, dore kuko yahise acika, ahita ajya ku bitaro, agaragaza yuko ari nta n'icyabaye, yisubirira mu kazi. Polisi yamusanze mu bitaro aho yakoreraga. None se wa muntu we, nubwo bigaragara yuko bagukuye ahangaha ku bitaro, ariko se ibi bintu byari bikwiye yuko diporome yawe birashoboka yuko iri buteshwe agaciro, ariko ntibyari bikwiye yuko ari uko witwara. Ntabwo byari bikwiye. Rero ndabashishikariza kugira ngo buri wese ajye agira uko atwara amarangamutima ye. Ibi rero bitubere icyigisho, bitubere kandi nawe wa mugore we utitwara neza ku mugabo wawe, bikubere icyigisho. Ibi ngibi ntuzabyongere. Reka rero mbasabe mukande subscribe, mukore like, mugire comment, mushayiringa iyi nkuru igere kuri buri wese, kuko byaba bibabaje hari umunyarwanda ugifite ibi bitekerezo. Uwiteka aturengere, atube hafi, nibyo nakwifuriza buri wese. Ciao ciao.